Suhuje cyane nk'uko mubibona rero ngiye kubereka uko tugiye kugurisha dogisi zacu, ubu noneho byemeye wazigurisha, uraza ubanze urebe, ufungure OKX yawe nurangiza uze hano muri aseti, ubwo ngira ngo urahabona muri aseti aho ngiye, nawe urahaza gutya uhaze, noneho numara kuhagera uraza gukanda hano ukurikire neza kuko dogisi zawe ziri mu cyo bita fandingi kandi usabwe kuzishyira muri tiredingi, urakanda hano kuri taransifa, ukande taransifa, numara gukanda hano kuri taransifa barahita bakwereka, urareba aseti, urabona harimo USDT, birasaba ko tuyisimbuza tugashyiramo doge, kuyishyiramo rero turakanda kuri aka kamenyetso kugira ngo turebe icyo tugiye gutaransifaringa, uraza rero ukande kuri dogisi, nanjye ubwo nzikanzeho, numara gukanda kuri dogisi zikaba arizo zagezemo hariya, urahita ukanda hano kuri makisi, ahangaha makisimamu zose zihite ziza, nurangiza ukande hano hasi kuri komfamu hano, numara gukanda kuri komfamu ubwo dogisi zawe ziraba zigeze aho wemerewe kuba wazigurisha, urakanda baki hano hejuru ugaruke inyuma, numara kugaruka inyuma kugira ngo ubone uko ugurisha dogisi, gusa ziri kumanuka cyane, ubu ni ubwitange ndi guhomba, uraza ukande hano kuri turedi, nurangiza ukande hano kuri turedi, numara gukanda kuri turedi urahita usikororinga dawuni, urebe nimba hano harimo dogisi, nusanga harimo ikindi kintu ushyire ukande hano gutya uhitemo dogisi, deni nurangiza hano nubona harimo limiti wowe ushyiremo maketi oda, urabona ko harimo maketi oda, nusanga harimo limiti oda urakanda hano ukande kuri maketi oda, nurangiza ushatse kuzigurisha zose urahita uza ukande kuri aka kamenyetso akangaka, gusa ziri kugwa cyane, ziri kugwa, icyiza njye nakubwira nti ubaye uzihoreye kuko urabona nk'ubu nkanjye zifite agaciro k'amadolari 38, ni make cyane, gusa nanone iyo ziri kumanuka ntuba wamenya, ushobora guhomba. Ubwo rero urakanda kwa aka karongo kugira ngo uzigurishe zose, ugakurure ukageze hano, numara kukageza hano ubwo zose uraba ugiye kuzigurisha, urahita ukanda kuri seri dogisi, ngayo nguko. Ubwo rero nahawe ho guhitamo kugurisha cyangwa se ukaba ubyihoreye ukabona amafaranga, gusa akenshi ku ikubitiro usanga umuntu icyiza agurishije zaza kugwa akongera akagura izindi, kuko ndi kubona amafaranga yo ari yanga kabisa, ariko ntacyo. Ubwo rero nukanda hano kuri seri amadolari arahita aboneka, gusa ikigaragara ziri kumanuka cyane, reka nkande kuri seri dogisi, ubu nagurishije tayari, ubu ngubu yahise aba amadolari, ni ukuvuga ngo namaze guhita nzigurisha, ubu amadolari yagezeho, ubu nta dogisi ngifite, ugiye kureba dogisi zanjye usanga ntazo, ziriya zose rero ngira ngo urabibona zampaye amadolari 41, dore ngaya, ubwo mu kanya ndabereka uko amadolari nayo abikuzwa, mubanze mugurisha hakiri kare.